Turamushimira mugenzi wacu Jean de Dieu Ndayisaba mu karere ka Rusizi. Reka duhindura ingingo twerekeza mu yandi makuru twabateguriye, amakuru hajyanye n'abafite ubumuga hano mu Rwanda. Kuri uyu wa kabiri ubwo hizihizwaga hakanatangizwa icyumweru cyahariwe kwita ku bafite ubumuga. Abafite ubumuga hano mu Rwanda baravuga ko bagihangayikishijwe no kuba batabasha kubona akazi nk'abandi, ndetse ko hari serivisi batabona nk'uko byagakwiye. Nyamara baravuga ko bagakwiye kwitabwaho nabo bakabasha kwiteza imbere. Emeline Mbabazi ni mugenzi wacu yari yanyarukiye habereye iki gikorwa, reka tumwakire atubwire byinshi byagarutsweho. Tariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2017 nibwo mu Rwanda hashyizwe itegeko rirengera abafite ubumuga, ndetse mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire mu Rwanda ryo mu mwaka wa 2022 ryagaragaje ko abafite ubumuga basaga 4,000. Abafite ubumuga bagaragaza ko hari bimaze kugerwaho mu kubafasha. Icyakora ngo haracyari imbogamizi zigaragara, nko kuba kugeza ubu bahagarariye ari bake ugereranyije n'umubare wabo. Ikindi kandi iyo urebye uburyo gutanga imirimo bikorwa, ubona bahabwa imirimo ku kigero gitoya ugereranyije n'uko byagakwiriye, nk'uko David Gaca mu makuru mu bafite ubumuga bigarukaho. Umubare uracyari mutoya mu nzego ku bantu bahagarariye abafite ubumuga. Mu myanya yose igenda itorerwa hagenda hatorwa umuntu umwe, kandi abafite abantu benshi agomba kureberera. Ugasanga rero hari abatagerwaho n'amakuru bitewe na wa mubare mukeya w'abantu bahagarariye abandi ku nzego z'abafite ubumuga, kuko nabo ni icyiciro kidakwiye kwirengagizwa kuko bagira uruhare mu miyoborere myiza. Ikindi sinumva uburyo ki umuntu ufite ubumuga buri gihe agomba kuba ari kuri poste y'umuntu ufite ubumuga. Ukumva ko niba umuntu ufite ubumuga aje kwiyamamariza, cyangwa se umujene ufite ubumuga aje kwiyamamariza ku mwanya w'umujene uhagarariye akagari cyangwa se umurenge, ugahita uvuga ati mwebwe hari ibyanyu byabateguriwe, hari aho mugomba kubarizwa, hari umwanya wanyu mugomba guhatanira. Ngira ngo agomba guhabwa ubwo burenganzira, nawe akaba yakwiyamamariza kuri uwo mwanya, yagira amahirwe cyangwa se aba ari kugaragariza ibyo azakora byashoboka akaba yatorerwa. Bana kuba hari umuntu wakwiyamamariza ku mwanya akaba yakomerwa ngo nukubera ngira ngo hari abagifite iyo myumvire. Ikindi ni ikijyanye n'amakuru, ugasanga hari nk'izo nama, ariko umuntu ugasanga uburyo zatangajwe, uburyo babimenyesheje abaturage, ugasanga wa muntu ufite ubumuga cyane cyane ku bantu batumva mu nama zino z'amasibo cyangwa se iki, ugasanga nyine ntibabimenye bitewe n'amakuru. Hakabaye uburyo bwo gutanga amakuru ku buryo umuntu ufite ubumuga agezwaho amakuru cyane. Hanyuma ikindi ni accessibility, kuho serivisi zitangirwa. Ugasanga abantu bateguye inama y'isibo cyangwa se y'akagari, bayishyize ahantu ku musozi umuntu ufite ubumuga atazabasha kugera kandi afite igare. Ese uwo mujene igitekerezo cye azagitanga gute? Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda, Ndayisaba Emmanuel, avuga ko abafite ubumuga bakwiye gukurirwaho imbogamizi, ko ibi ngibi bikozwe nabo babasha gukora bakiteza imbere nk'abandi. Kwigisha ari ubuhozaho, ni kimwe n'ubuvugizi. Ubwira abantu bakagenda bahinduka uko iminsi yicuma. Ngira ngo rero icyo twasaba nuko abanyarwanda bakomeza kumva yuko abantu bafite ubumuga ni abanyarwanda nk'abandi, bafite ubushobozi ubu n'ubu, cyane cyane iyo bitaweho bagakorerwaho imbogamizi bahura nazo. Aha nicyo ntabwo ari ko bakomeza nabo bakabafasha ahubwo mu gukuraho za mbogamizi, aho kubatererana cyangwa mu ko ntacyo bamaze. Ko turabite benshi bamaze kwibaka mu buryo bufatika, kubera ko bahukuriho imbogamizi mu mirimo, mu mashuri, mu buvuzi. Ibyo bigatuma bibeshejeho kandi bakabashaho imiryango yabo, ndetse bagateza n'imbere igihugu cyacu muri rusange. Iki cyumweru cyahariwe kwita ku bafite ubumuga mu Rwanda kisasuzwa no kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga uzaba tariki ya 3 Ukuboza mu mwaka wa 2024, ukazabera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru, aho uzaba ufite insanganyamatsiko igira iti kuzamura uruhare rw'abantu bafite ubumuga mu miyoborere, twubaka ejo heza. Emeline Mbabazi, Radio TV 10.